Ruka kunywa igikoma mbyara imfura yanjye. Nese arambwe ngo agiye kunsukiramo ibiki. Bagiye kusukira igikoma. Kunsukiramo iki? Igikoma. Igikoma si igikoma. Ko agiye witonda mugabo. Witonda. None ndi kwibaza ibintu bikataguyemo. Ubwo se ibyo barabirya. Ibyo barabirya. Kandi uzarya rwose. N'izima. Ibyo bintu uzi byari byo. Jaho. Ni umutsima. Ndinabibonye kuko ndabitsindaguye. Ibaze papa wawe aparamire muri umuna w'umugore wawe nawe ubwawe utarabitinyuka ibyo bintu. Aba bashyitsi murukumbeshe koko namuparamira wa mukobwa koko unaba nkubaragiye nkavuga ngo ndakuzamutse koko wigeze ubona misese kama Witonde none ndabamuriye iki akantu sise ufite kundekura nk'igendera ubwo mfite ntaje cyo wagira ngo urimo kuko je se genda ujekerere urishyire mu bandi. Uriya n'umusigiti mama. Uzipa hariya se do. Wandebe. Karakanu kagasongero. Uriya n'umusigiti. Kariye do. hema n'urusengero. Hariya. Buriya. Abama bantu se buriya. Oya ruriya n'urusengero rw'abasilamu n'umusigiti. Yego paruwase santara ari umusigiti. Kigali ni heza we. Turagarukira he. Se kuko mana yanjye ko hari ahantu ariho honyine nizeye akazi none bikaba byanze ndabigenza siko mbona wivovota cyane umukobwa nkawe ubura akazi muri Kigali karabura kangahe kandi kamaze kubura muri Kigali wakaburiye heza sha ibintu byari akazi kanyu usa gutyo mubona so bike se nama ukabura akazi ubu se wagiye kwanda ubundi ujya kwaka akazi ukanyura he sha nagiye kuri kara kazi k'iwanyu ako nyine umuja mukoro nimba ngari ushinzwe abakozi yankateye yankorejeho burundu ahangaha nkora ahantu nkora urasengera wewe byagenze gute kugira ngo oyago nyine bigenda gute kugira ngo ubura akazi usa gutya muri Kigali umukobwa w'inzobe rwose nyine ibyo naga ibyo ukifata ukabura akazi ukavuga ukumva utaye umutwe ngo uratashe ntabwo bibaho kukubaza urusaku si urusaku ruratuma utanyumva aha ni muri Kigali bebe byo kuvuga ngo bigenda gute imodoka zitavuga nkanjye inzobe simaze inzobe si n'amafaranga twe tubiretse ahubwo ubwire ngiye nkugira inama ni inzira zoroshe wikomeza ibintu genda woroheje ibintu nakubwiye n'umugabo abagabo bose baremanwe irari kandi amaso ye nyira abakureba umwikarage imbere umwiyereka mubwira ati se bite iki ibyo ushaka nyira akabona ko ikintu ashaka wakimuha byoroshye rura rugabo ni Rwanda n'abanyarubyibushye nyine uwo nguwo kandi ese ubundi kuko wamubonye amahirwe mpano ukamureka akagenda gutya ntabwo namenye muri kinabona gafite umutwe munini inda nini umutwe munini kise ura niwe nzagemana nawe nkabona akazi nese wowe shaka igituma ugera mu kazi urikumva ugomba kumugera imbere ukamwiyereka uwo uri we sanye ndaza
kugerageza ariko biragoye. Biragoye se gute? Byoroshye nyirumve ko ari ibintu. Ubu se muryama rura runtu ntabwo wowe wenda Ubu se agasore muhura muri Kigali ntugahera ubuntu ngo ni boyfriend wawe kakumariye ikiza. Bagusohore se kabimenye. Mani reka ibyo ngibyo vana ubwana mu mutwe. Sirimuka. Cyangwa ushaka gusubira ibyawe. Ayo ni amahitamo yawe nawe ufite icyo ushaka. Ugomba gukora bitewe n'icyo ushaka. Ukamwereka ko nta mikino ufite kandi ibyo ushaka ko ugomba kubigeraho. Ni karibu. Muri sanga. Rero bagenzi ba yego bikirama yewe mara niko mara mbazi hasi ni wawe Hano ni wanje pa. Rahira yewe Nebera sha dore ni hano rero ni hano ntuye muze. igisima ni bwoko ki Aya bayita amakara. Rero ni nka bya bindi by'iwacu ku misiyoni dore icyo gicucu yewe ibi bintu uzabikureho bitazica umuntu akabisitaraho Oya. abikuraho yewe ego ni igipangu Ni igipangu. ariko bitiramare cawe Oya. Kwagi ushaka kurira muze. ushobora kurira Ikigali ngo njya Umusoro birakomeye. abantu baravuga ngo ni abajura. Birakomeye. Hafi y'umugabo. Niko bikomeye cyane Wahenuka rero imbaraga nkeya zawe. manura manura koko tusimwa Bo ni karibu rero ni karibu mu nzu. simu cyane oya manzu nsobanuri Ni karibu. kamafaranga wagakuye Muze turaganira nta kibazo. Ntabwo ari kuganira hano. Muze ni karibu. Tujye mu ego bikira mariya ewe none se kandi urashoboye wa muhungu ubuse ngo mfasha nanyinyuriza. Oya. Nyuriza nanjye. Mama ngo unyura aho ngaho. mureka bayuke ibayuruhanyu urahanyura Aha ngaha se. kuramiyo nguti Uri kwimana ntabwo urajya ku ishuri we Batinze guteka igikoma. wiki Batinze kunegera igikoma ngo njye ku ishuri. uzi ko abandi bana amasomo bayageze kure. Ntabwo ubu turinjira. Yakwisangiye. Ntabwo murinjira. Reba mwinjira sangahe. Ose koko uyu mukobwa we kuki aba yatinze koko nkuba bari mu biki. Watsuka mfasha mu agakora tayi ko mama yagiye hamwe na papa. Watsuka ukamfasha gukora umukoro. Umukoro se zana hasi ubundi zisani zo bakorera umukoro we. Ikibazo mwese mwaye mwagiye kandi ndetse narya. Ese ntabwo wabyize si wabikora. Nshobora kubonamo make dushaka umutekano n'umubyeyi. Bari musi baracyakubita. Hano handitse ngo iki? Definition. Define. Bisobanura iki? Ubusige nabyibuka gute ntarabyize. Byibuke. Hano hakandikwa ngo iki? Rwanda. Ni mu Kinyarwanda ariko none. Igihugu cy'u Rwanda. Icyo se urumva atari byo se ngufashije aha ngaha? Hano kwanditse gute? Mwiga n'ibintu byinshi
ibintu byose murabisoma mukabivamo. Yego Bikira Mariya. None ubwo nibwo muryango. Oya muzehe. Ariko muzehe nawe ibintu by'Ikigali niba utarabimenyera. None si weho. Ikigali ko bitonda uri mu Bitonda gasi none Ntabwo ari urugi. Urugi n'urugi. Ikigali niba narya. Buretse. Sibyo. Subwo ku marembo. Umva rero. Oya, simbuze ko ndi kubona ufite huti. Humura. Chore sinenare. Ibi bintu ni ibiki? Oya. Gusa nirago cyatugaho kino kintu. Cyo nirago cyatugaho. Umva. Ako ni karibu. Ni karibu mu. Mu nzu subwo mu nzu. Uzi mu nzu neza nkaguca reka umuntu yigomira. Muza ahubwo niyo si mu nzu. Ubu twakwinjira muri no nzu twambaye gutya. None sizi ngo hanze haba heza kuruta mu nzu bibe. Nyine ongera usoma hanga ngo. Ndi umunyarwanda. Ese nyine nturi umunyarwanda. Nturi wera? Akongiye cyanibaza. Aba barimo barabigisha, babagiye kubakinisha. Ibaze kukwigisha ngo ndi umunyarwanda. Uri we ndiwe. Nase baze kuri umuki. Nyine kimwe cyacu. Igiki? Igisobanuro ni ukuri umunyarwanda ukaba uri igikara wenda nyoko afitemo akayobe papa we ni igikara wakurikije so si ibyo bisobanuro bakeneye se azisobanura nyine mu cyongereza cyongereza nyine nuko bivuga sikora abarimu nabo ntabwo babigisha pe ntabwo icyo ari ikintu wakigishije umwana ubwo buzi ibindi babigisha uretse kuvuga ngo ndi umunyarwanda ngo foundation ntabwo ari foundation define tugafite indimi nyinshi ntabwo uri kubyumva nicyo kibazo uri kuvuga foundation kandi define rimwe nzaguherekeza ku ishuri mbaze umwarimu wawe binakwigisha ibyo ari byo define bisobanura iki Rero namwe ubuturage bwa mumbabarire mu bugabanye siwe hato na madamu ta Salut. Fata ababyeyi banje ukabita basabiriza. Ubuse bashobora kuba bayobye ababyeyi bawe basa gutya se ntabwo bari bazi ko baje mu mujyi ariko ugenda nibaza rero ni gute umwarimu tumwishyura amafaranga kugira ngo yigishe abana yarangiza akaguhereza ibibazo uza kutubaza nkaho yabikwigishije uwo ni mwarimu nyabaki kandi duha n'umukoro kujya turebe mba twabimenye yawukoze ko ari wowe wahawe amafaranga jya hari n'agacyamaho kundi urukobwa rwo ntabwo rurahisha we Françoise karame mabusha abantu barutuhamye ku izina ry'Imana karame mabusha ubwo uje kwitunengeza hagarara hariya do buretse urore nakubwiye ngo ntukanyegere utiya watamenya aho bitereye naho biva naho bigera ndagira ngo basanga umwana atarajya ku ishuri umwana atarabona icyo kunywa atarabona icyo kurya mabusha byari bihiye ariko imbabura yarebanje kungora mu gitondo nari nabuze ikintu mfatishije ariko byari bihiye ufatishije asizo hururu zawe zengutiye byahiye nari nabishyize kuri saramanje kuki utaje ngo ubwire umwana ukabwirwa inkuru mbiwe naje nsanga muri gukora aho mwaka barumviriza aruzi ko hari amazimwe turimo uyu mwana hari amagambo twavugana haruryamiye urugi wagira ngo ni umusore banyawegamye ku gikuta naza ajye kuba ubu muzaniye mbese uba wanyoye wahaze wariye ibyo ushigaje ukambwira umwana ngo naze yego songoza uruhedi genda cyo gufata kandi ugira vuba ubwira uwo mwarimu ngo nini yizira ku ishuri dore nyoko nta mwanya agira azambwira ukuntu aguha ibibazo nkaho yakweretse uko ubisubiza akakubwira ngo ababyeyi bajye kubisubiza kandi tumwishyura uri kunyumva kandi wambare ese ishati y'ishuri iri he nayiteye suzongera gutuma guhamagara ngo uhite ku mwana rwahashwe ariko ndasebye ase mwana amenye ko ntazi gusoma no kwandika define shanda ajya ku ishuri tu cyangwa nabasabiriza
niba unkunda ugomba kunkundira ababyeyi twumvikane reba ukuntu bareba ababyeyi banyikuriye mu nda urebe ukuntu bareba ariko uba wibuka ko nawe aba ari ababyeyi bawe okay ugiye kubafata ubasuzugure bitewe n'uko bagaragara data uramufata ukamusuzugura bitewe n'uko agaragara mama uramufata ukamusuzugura wese ubamariye iki reba ukuntu basa nawe ntago wakadukojeje isoni reba igipangu winjiyemo abantu babonye bagize ngo nabasabiriza baramaze barasa nabo ariko n'ababyeyi okay reka tubihe okay muraho neza ese niba nkwaye ikiganza kiri ikiganza muraho okay byihorere reka kubasuhuza mama ni karibu mu Rwanda ariko ko numva uri murambuza okay n'ababyeyi bawe twabyumvisha ariko se nimba ngiye kubasuhuza byanga uri kuba karibu uri kubasuhuza nkaho uri gukora mu mwanda se washobora kwisi urareba babaye bazanye inda abenshi babazanye inda imeri n'ibyo byose n'ababyeyi banje naho baba bazizanye gwina twinjire winjira kwande mu nzu y'umuhungu wanje y'umwana wanje unasema binwabiri si bumwa koko wa muhungu we ubu koko wabuze kugira kadori ibintu by'umuco musigaye muraca ntiwabwanye ko senge uti nshaka gushinga umugero mfashe undambagiriza ibintu byanyu byo kwicira inzira mama ni karibu nje ndi